tugiye kuganira noneho ku mihango y'itorero. Ubundi abantu biyongerera imihango myinshi, ariko imihango yemewe y'ukuri ni ibiri: umubatizo n'igaburo ryera. Tugaruke ku isakaramento rya kabiri, igaburo ryera. Igaburo ryera mu matorero atandukanye ya gikristo cyangwa ya giprotestanti bafite uburyo baritanga, bakagira n'ibyo bakoresha. Aho niho tugiye kureba ni bandi bakwiye kujya ku igaburo ryera. Hari naho nigeze kujya mbonaho noneho n'abapagani binjiye bavuga ngo murabaheza kubera iki? Idini rya Kiliziya Gatolika. Naje gukurikirana mbona igihe padiri arimo gutanga igaburo ryera, akenshi uzasanga ka divaya akinywera kari kabiswi, niba ari akabiswi niba ari sinza kanabaha bo bakaba bakarya, ariko kubirebana na divaya akakiminuza wenyine, ubundi abandi bagataha ati Yesu ntabwo yasohoye Yuda mbere yo kugira ngo atange igaburo ryera. Ngira ngo abagatolika ni buri ku cyumweru bararitanga, abapantekote ni rimwe mu kwezi, abadivantiste ni rimwe ku mwaka, nk'abaneo apostolike ni igihe bateranye. Umuhango wo kozanya ibirege wagiraga imbaraga zo guhishura abantu batumvikana, ariko ntabwo Yesu yawukuye. Narizo mpamvu wambaye ikibazo ciza cyane kivuga ngo kuki buri community wumva ukwayo. Ubwo abagatolika bakoresha ikintu citwa transubstantiation, hakaba na consubstantiation. Transubstantiation bakavuga ngo uriya mutsima cyangwa kariya kabiswi batanga nk'uko bivuze, ariko abaporoso bose uko babyumva, kuko bize ikintu cyitwa consubstantiation bavuga kuriya mutsima. Uvuze ibintu byinshi birimo ibibazo byinshi n'ibikubaze byinshi cyane. Pasi duhere kuri iki ngiki, abo ngabo uko ari babiri, abari mu kuri n'abandi. Tugiye kuganira noneho ku mihango y'itorero. Ubundi abantu biyongerera imihango myinshi, ariko imihango yemewe y'ukuri abagatolika bagitangira bumvaga ko imihango yakagombye kubirindwi, ariyo bise amasakramento. Bahamya ko umuntu utayikurikije yarimbuka. Ntabwo Yesu yadusigiye urugero rwo gukora ubukwe k'ikimenyetso yacu umuhango. Ntabwo Yesu ibya confirmation yigeze bidusigira. Ntabwo Yesu yadusigiye gusigwa kw'abarwayi. Kuki bamwe bazanye iyo mihango kandi Bibiliya ivuga ibiri yonyine? Bibiliya ivuga ibiri yonyine, ariko abandi babikora nk'inyungu. Kuko nk'abangirikane bemera yombi. Ni ukuvuga ngo umuntu wese wakoze ikimenyetso kitari cyo kwibiza ntabwo yabatije. Njyewe nabatirijwe mu Gatolika, oya, njyewe hubwo nakoze ikimenyetso cy'umubatizo ndi mu Gatolika. Ubwo ushatse tubwira ngo umuntu wese wabatijwe ku gahanga agomba kuvuga ngo nakoze ikimenyetso cy'umubatizo? Ariko ntavuge ngo ndarabana. Abangirikani bashatse nko kwisanisha n'itorero Gatolika kuko ryitwa universel, ariyo ryemewe mu mahanga yose. None bashaka kwisanisha naryo, baravuga bati nitwemera yombi, nuvuga ngo turaba tubaye abaporoso mu ruhande rumwe, twongere tuba abagatolika mu ruhande rumwe. Nizo mpamvu Eglise Anglikane bayita ngo ni none sibwo ntibafashe impe ebyiri, ntibabyumva, barahuzagurika. Kuko iyo uje kubatizwa barakubwira ngo hitamo. Urumva nta buyobozi bagira bw'imihango bushitse, kuko nta bwubatizwa ari uhitiramo ubatiza, ahubwo ubatiza ni umuhitiramo. None se Pase, uri mu gushaka kutubwira yuko abantu bose babatijwe ku gahanga batabatijwe? Ntabwo babatijwe. Ubwo barasabwa kujya mu mazi, banyuze mu kimenyetso cyo mu gahanga, birasaba kugira ngo bazongere babatizwe. Uravuga iki ku birebana no kubatiza kw'abana cyangwa kubatizwa kw'abana bakiri impinja n'umubatizo w'abana bakuze? Kuki bavuze ngo abana bakuze nibo bakwiye kubatizwa? Ese imyaka iyo kubatizwamo ni iyi? Abo ni bande? Hari abandi bafite indi myaka bafatiraho? Abandi baje bahera ku mwami w'Abisirayeli witwa Yosiya w'imitswe afite imyaka 7. Baravuga ngo ubwo byari byemeye ngo basuka amavuta ku mwana w'imyaka 7 ngo umuntu yamubatiza yizeye. Ariko mu by'ukuri umuntu wo kwatuza akanwa cye ko yahemutse. None se aya madini yahisemo kubatiza abantu ku gahanga, kandi tubona ko isakaramento rya nyaryo ari umubatizo w'amazi menshi. Uravuga iki ku birebana n'ubugingo bw'abo bantu bumvishe ko ariko kuri bakajya kubatizwa? Ese ubwo imbere y'Imana baremewe cyangwa ntibaremewe? Igihano c'Imana ntabwo gisibanganya imbabazi, ariko imbabazi nazo ntabwo zikuraho urubanza. Nkurikije icyo uvuze, ubushatse kutwereka ko umuntu wabatizwa ku gahanga imbere y'Imana ntaremerwa. Ese umubatizo niwo wemeza umuntu imbere y'Imana ko ari umwana w'Imana? Icyo cyaha bazaburana ni icyaha c'agasuzuguro, kwanga kugera ikirenge mu ca Kristo. Uwo muntu wemeye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza agahabwa impano z'umwuka, akanga umubatizo yawangiye iki?
icy'ingenzi ntabwo ari ukubatizwa mu mwuka wera, icy'ingenzi ni ukuwumvira. urabwira iki abantu bari mu idini rya Kiliziya Gatolika, abari muri Anglikani bose babatijwe ku gahanga? Niyihe message wahitubaha? Itoro Gatolika rirabihamya, riravuga ngo Kiliziya ni imwe itunganye, ni Gatolika kandi ikomoka ku ntumwa. Urambwira ute kukomoka kuri Petero? Petero yemera umubatizo w'amazi ukawanga, bamuri ukavuga ngo niwe papa wa mbere ngo uramwemera, birahuye bite? Baravuga ngo nibo bakomoka ku ntumwa kandi ntibakora ibisa n'iby'intumwa, kandi iby'intumwa zakoze ntibabikore. Si uguhangana se? Kuko aho dusomeye mu byakozwe n'umwa Petero avuga ati abantu bakwiriye kubatizwa, arababatiza umubatizo w'amazi menshi. Ushoze kutubwira se ngo n'abayobozi bari hagarare nabo bajye kwibizwa, nabo bibizwe, papa yibizwe, nawe yibizwe n'icyubahiro afite mu isi. ko na Namani yemeye kwidumbura 7 mu kidendeze ariko yari yananiranye. Papa batizwe, abakaridinari babatizwe, abasenyeri babatizwe, abapadiri babatizwe, ubundi n'abakirisitu babatizwe, noneho bagume mu nshingano. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Mukundwa kandi muvandimwe ubana natwe kuri iki biganiro bitangwa kuri Iron TV, ishakiro ry'ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Turakwifuriza amahoro y'Imana, turakwifuriza guhirwa muri byose, kandi umugisha w'Imana ukomeho wowe ubwawe ndetse n'umuryango wawe n'abana bawe n'umufasha wawe n'umugabo wawe. Mwese Imana ibaha umugisha kubw'ubutumwa bwiza mwumvira kuri iyi platform. Turasuhuza rero abadukurikira mwese muri hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, abari mu mujyi wacu wa Kigali ndetse n'abari mu majyepfo, amajyaruguru, burasirazuba n'iburengero bwaryo. Mwese mubana natwe buri munsi, Imana ibaha umugisha cyane. Nago twavuga uturere abantu bose bagiye baherereyemo, ariko turabona benshi rwose mu Rwanda mudukurikira. Imana ibaha umugisha. Turasuhuza abari mu karere kacu k'ibiyaga bigari, mwese mudukurikira, Imana ibaha umugisha. Abarundi, Imana ibaha umugisha. Turasuhuza abatizedi, abakongomani, mwese muri hari Goma mwumva ururimi rw'ikinyarwanda, Imana ibaha umugisha cyane. N'abakurikira Pastor Amazi Birego ngira muramubona, mwese muri aho ngaho Goma, Imana ibaha umugisha. Reka dusabire umugisha n'abandi mwese muri mu bindi bihugu byo hirya, Zambia, Mozambique, Malawi, Zimbabwe, Madagascar, South Africa, Central Africa, za Senegal, Cameroon. Imana ibaha umugisha cyane. Abandi mwese muri ku mugabane w'Uburayi, bamwe tubaza amazina abandi ntituzi amazina yanyu, ariko turabibona ko mubana natwe buri munsi. Abari ku mugabane wa Amerika muri states zitandukanye, mwese Imana ibaha umugisha. Abari ku mugabane wa Aziya, namwe ibaha umugisha. Muri Oceania namwe tubasaba umugisha. Turagarutse mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi, ikiganiro Menya Nibi na Pastor Amazi Birego. Mumaze gukunda muri benshi, kandi turi kugenda twungukiraho ibintu byinshi. Bamwe bamaze kuba abavuga butumwa kuko hari ubumenyi amaze kubaha, abandi bamaze gukomera mu gakiza, abantu baratwandikira benshi rwose, bamaze kunguka byinshi. Niyo mpamvu dukomeza kubana kugira ngo akomeze gufasha benshi. Tutavuze ko hari n'abamugaya, ariko buri abantu nyine ntabwo bemera ibintu kimwe. Hari abantu bagira uko bumva n'abandi bakagira uko bumva. Na Yesu baramugaye. Na Yesu ntabwo yemewe na bose, kandi mu by'ukuri yagomba kwemerwa na bose, kuko yari umuntu 100% akaba n'Imana, kandi yari afite ibikorwa byinshi akorera abantu. Ariko hari abamwise ngo ni Belzebuli, umutware w'abadayimoni. So rero buri wese afite ko yumva ibintu, gusa icyo twifuza nuko umuntu yamenya ukuri agakizwa. Pasi turabakiriye cyane rero. Turashima Imana. Hanyuma turagarutse mu kiganiro cyacu kuri za ngingo 10 cyangwa se ku bintu 10 bigize doctrine. Twari tugeze ku cyakangahe hariye? Icya 9 cyitwa ecclesiology. Tugeze ku cyakangahe? Icya 9 ecclesiology. Hanyuma ngira ngo turi kwiga mu tundi tugingo muri iyo ngiyo. Twari tugeze ku mirimo cyangwa bitwita ministeri. Ira yanditswe mu Efeso ibice 4 murongo wa 11 kugeza kwa 12, aho batubwira ngo bamwe ibaha kuba intumwa, abandi ibaha kuba abahanuzi, abandi ibaha kuba abavuga butumwa bwiza, abandi ibaha kuba bungeri, abandi ibaha kuba bigisha, kugira ngo abo bose batunganirize hamwe ibyo kuba ku murimo wa Kristo no kugabura ibyera. Muri iyi ngingo ecclesiology yatubwiyemo utuntu 7. N'utuntu 7 ni 10. Ni 7. N'utuhe?
twavuze ubusobanuro bw'ijambo itorero yari ingingo ya mbere. Ingingo ya kabiri turavuga ngo ni ayahe mazina yitiriwe abayoboke b'itorero. Iya gatatu turavuga ngo amazina nyayo yitirirwa itorero noneho. Iya kane turavuga ngo ubuzima bw'abayoboke b'itorero bakwiriye kubana bate, bakwiriye kuba mu isi bate, bakwiriye gukora bati. Iya gatanu niyo twari tugezeho rero, imirimo mu itorero ariyo twita ministeri. Irimo nyobozi nyine niyo twari turi kuganiraho, niyo twahagarariyeho. Tugakurikizaho none iya gatandatu imihango y'itorero. Reka twinjiraho. Noneho tugaheruka umutungo w'itorero, niko twari twabiko. Ndibwira ko ministeri twasaga nko twarangije. Twari tugiye kurangiza. Wakomerezaho noneho. Ariko Eglise Katolike, abagatolika bagitangira bumvaga ko imihango yakagombye kubirindwi ariyo bise amasakramento. Bavuga ko ubukwe ari umuhango, bavuga ko ubusaseridote ari umuhango, bavuga ko gukomezwa ari umuhango, bavuga ko gusigwa ari umuhango, bavuga ko iyo karisitiya ari umuhango, bavuga ko noneho n'umubatizo nawo ari umuhango. Igahinduka imihango irindwi. Ariko Martin Luther amaze kuzana amavugurura muri uwo mwaka w'1517 ni wavuze ngo imihango yemewe ni igaburo ryera, kuko Yesu yabisize mu isezerano, n'umubatizo kuko yabisize nabyo mu isezerano, mu itegeko rikomeye n'inshingano ikomeye y'itorero. Yindi aho yavugaga muri Matayo 28:19 ngo mugende mu mahanga yose muhindura abantu kuba bigishwa banje, mubatiza mu izina rya Data twese n'Umwana n'Umwuka wera, ngo kandi nanjye ndi kumwe namwe kugera ku mpera y'isi. Avuga ko imihango yemewe ikomeye ariyo yombi ibiri. None se pastor, ubona tugarutse kuri aya masakramento arindwi muri Kiliziya Gatolika, nkayo cyangwa se nk'iyo mihango bongeyemo, bahamya ko umuntu utayikurikije yarimbuka? Ntabwo Yesu yadusigiye urugero rwo gukora ubukwe k'ikimenyetso cy'umuhango. Ntabwo Yesu ibya confirmation yigeze abidusigira. Ntabwo Yesu yadusigiye gusigwa kw'abarwayi. Ntabwo Yesu yadusigiye niyo indi mihango nyine. Hari ubukwe, hari ugusiga kw'abarwayi, hari ugukomezwa, hari ubusaserdoti. Ubusaserdoti ntabwo ari umuhango Yesu yadusigiye, ubwo yaravuze ngo umuntu wese ukijijwe ni umutambyi w'ubwami, kuko byanditswe muri Petero 2:9 avuga ngo turi abatambyi b'ubwami, turi ishanga ryera, turi abantu Imana yaronse kugira ngo twamamaze ishimwe ryayo. Iyo umuntu akijijwe ababaye umutambyi, ntabagikorera imihango y'ubutambyi, ahubwo Umwuka wera niwe weza umuntu kuba umutambyi. Ni ukuvuga ngo imihango yemewe tugomba gukurikiza, kandi utayikurikije akaba yagira ikibazo mu bugingo bwe, ni umubatizo w'amazi menshi n'igaburo ryera. Okay, twakomeje noneho rero udusobanurire kuri iyo mihango. Kuki bamwe bazanye iyo mihango kandi Bibiliya ivuga ibiri yonyine? Bibiliya ivuga ibiri yonyine, ariko abandi babikora nk'inyungu. Kuko nk'abangirikane bemera yombi. No mu gihe cy'itoro rya Constante babanje kwemera yombi, bagakore abemera ikimenyetso cyo mu gahanga, batandukanya abasirimu n'abatari abasirimu. Ku bwa Constante, kuko yari umwami w'abami, kwinjira mu mazi y'abandi binjiyemo biba ikibazo, bagerageza kumushakira umubatizo, ikiritwa umubatizo cye, kuko ijambo umubatizo ubundi ntabwo ari ijambo ripfuye kubera ahubwo ryavuye muri rurimi rw'Ikigiriki mu isezerano risha. Kubatiza bisobanura ngo batize, ni bisobanura ngo kwibiza mu. Ni ukuvuga ngo umuntu wese wakoze ikimenyetso kitari cyo kwibiza ntabwo yabatije. Ahubwo ni ukuvuga ngo njyewe nabatirijwe mu Gatolika, oya, njyewe hubwo nakoze ikimenyetso cy'umubatizo ndi mu Gatolika, ariko mpinduye noneho ndabatizwa kuko wibijwe mu mazi menshi ariyo Kristo yadutangiyeho urugero. Ubwo ushatse tubwira ngo umuntu wese wabatijwe ku gahanga agomba kuvuga ngo nakoze ikimenyetso cy'umubatizo, ariko ntavuge ngo ndarabatijwe kuko atibijwe, kandi ijambo mu Kigiriki batize nisobanura ngo kwibiza. Abaprotestani bushize batubwiye yuko ngo hari bamwe bemera umubatizo wo ku gahanga ndetse n'uwo w'amazi menshi bakaba yemera. Abura bavugaho iki ku bireba no gufata
ibintu bibiri cyarimwe, kuki badafata kimwe si gihagije? ubundi ni inama mpuzamatorero yitwa conseil ecuménique kugira ngo hagire ibyo bumvikanaho. iriya bibiliya yitwa tobe bayita tradition ecuménique de la Bible. Abagatulika ubundi bakoresha verisiyo nziza yabo yitwa Vulgate, yari yaranditswe mu kilatini, bagiye kuyihindura noneho rero yitwa Bible de Jerusalem, Yerusalemu. none abaporoso basanzwe bakoresha bibiliya nyine rwisego, noneho barumvikana kugira ngo bahuze ubutumwa, ni ukuvuga ngo bemerane. Baravuga bati turebe bibiliya yindi itari y'abagatulika, itari n'iy'abaporoso, noneho tuyandikeho ngo ni tradition ecuménique de la Bible, bibiliya bita mpuzamatorero. Bashiramo bya bitabo abaprotestanti batemera, ubwo nayo ikagira 73. Bya bitabo bikaba ingenzi kumenya amateka y'abayuda, ariko atari ubutumwa bwiza. Abagatulika rero barabashuka, baravuga bati ntaco mubaye muyakiriye, umuntu abwiriza uko ashaka, wenda ntibibikoreshe mubwiriza muri ku ruhimbi, ariko hari amateka y'ingenzi kugira ngo tugaragaze ko turi bamwe. Abangirikani bashatse nko kwisanisha n'itorero gatulika kuko ryitwa universel, ariyo ryemwe mu mahanga yose, none bashaka kwisanisha naryo. Baravuga bati nitwemera yombi, nuvuga ngo turaba tubaye abaporoso buruhande rumwe, twongere tuba abagatulika buruhande rumwe. Nizo mpamvu Eglise Anglicane bayita ngo ni Catholique de l'Angleterre, ni itorero gatulika ryo mu Bwongereza. None zubwo ntibafashe impe ebyiri, ntibabyumva, barahuzagurika, kuko iyo uje kubatizwa barakubwira ngo uhitamo. ibaze Urumva nta buyobozi bagira bw'imihango bushitse, kuko nta bwubatizwa ari uhitiramo ubatiza, ahubwo ubatiza ni umuhitiramo, icyo ushinzwe ubatizwa ahubwo usaba umubatizo. none paze y'amazi ahari. none se paze ubu uri mu gushaka kutubwira yuko abantu bose babatijwe ku gahanga batabatijwe? Ntabwo babatijwe, ubwo barasabwa kujya mu mazi banyuze mu kimenyetso cyo mu gahanga, birasaba kugira ngo bazongere babatizwe. ubwo nyine nibongere babatizwe. Ni itorero ryitwa Anabatise, kominote ya Anabatise yakomotse, ivuga ko abantu bose babatijwe ari abana kuko bakoreye ikimenyetso, ariko nibamara gukura bazongera babakorera umuhango w'umubatizo babibize, noneho babatijwe by'ukuri. Baravuga ngo ubwo bahakanye ikimenyetso cyo mu gahanga nk'umubatizo ngo bayitwa les Anabatistes. Uravuga iki ku birebana no kubatiza kw'abana cyangwa kubatizwa kw'abana bakiri impinja, noneho n'umubatizo w'abana bakuze bakwiye kubatizwa ryari? Ubundi kuki bavuze ngo abana bakuze ngo bakwiye kubatizwa? Ese imyaka iyo kubatizwamo ni iyihe? Ubundi bamwe barebeye kuri Yesu Kristo igihe yari ari mu rusengero, ababyeyi bamushaka, byanditswe muri Luka 2 ari gutangira ku murongo wa 44. Baramushatse iminsi 3, baje mu minsi mikuru Yerusalemu, baramubura. Ariko mu kanya gato nyina bamubonye mu rusengero, avuga ati mwana watugize ute? Iminsi 3 yose tugushaka. Yesu arabasubiza ngo igihe kirageze kugira ngo mbe mu nzu ya data. Abantu benshi bashingira kuri iyo ngo ubwo Yesu yamenye ubwenge ko ari umwana w'Imana ku myaka 12, ngo nundi wese, kandi akaba yari afite umubiri 100%, nundi wese rero akwiriye kumenya ko ari umwana w'Imana afite imyaka 12. Niho babitkuye. Barabati na Yesu nawe mbere y'imyaka 12 yarazi ko ari umwana wa Yosefu na Mariya. Ubwo mbega ndiho aba yajijutse. Abayangwa yajijutse. None abo ni bande? Hari abandi bafite indi myaka bafatiraho? Hari abandi bafatira indi myaka. Hari umwami bita Josias, we wimitswe afite imyaka 7, abandi baje bahera ku mwami w'Abisirayeli witwa Yosiya wimitswe afite imyaka 7. Baravuga ngo ubwo byari byemeye ngo basuka amavuta ku mwana w'imyaka 7 ngo umuntu yamubatiza yizeye. Ariko mu by'ukuri umuntu wo kwatuza akanwa cye ko yahemutse akwiriye kuba arengeje imyaka 10. Kumva kiripabilite, kuko umwana w'imyaka 7 yambara ubusa mu bantu, akiyuhagirira mu bantu yambaye ubusa no mu iteraniro.
n'abanjye ndababona bacyambara ubusa rwose. 17 rero bambara ubusa. Abatarajijuka rwose. Ariko 10 abatangiye kugira isoni ntabwo yakwambara ubusa bakuru bamureba. Ubwo atangiye kumenya. Ubwo atangiye kugira ikintu cyitwa conscience, wa mutima uticira urubanza akaba yamenya ati ndamuhemukiye nibyo. Nibyo ndamuhemukiye kweli. Okay, birumvikanye. None se aya madini yahisemo kubatiza abantu ku gahanga, kandi tubona ko isakaramento rya nyaryo ari umubatizo w'amazi menshi. Uravuga iki kubirebana n'ubugingo bw'abo bantu bumvishe ko ariko kuri bakajya kubatizwa? Ese ubwo imbere y'Imana baremewe cyangwa ntibaremewe? Imbere y'Imana urubanza rurahari. Ubundi ikintu cyitwa igihano cy'Imana ntabwo gisibanganya imbabazi, ariko imbabazi nazo ntabwo zikuraho urubanza. Imbere y'Imana bazasobanura impamvu banze umubatizo Yesu Kristo yanyuzemo kandi bakavuga ngo baramwizeye. Kandi Yesu yarasubije Yohana umubatiza ngo emera ubikore kugira ngo dusoze gukiranuka kose. Pastor, hari aho nagiye mu baprotestani mu bangirikani sanga harimo abahanuzi ngo berekwa bahanura bavuga mu ndimi, kandi numva ntabwo bemera umubatizo w'amazi menshi. Bose babatizwa ku gahanga. Niyo babwiye amazi menshi umva batabishyikira kugira ngo bazajye kubyumva biragoye. Kandi barerekwa, barahanura, bavuga izindi ndimi. Ese abo bantu urashaka kuvuga yuko atari umwuka wera wamanukiye? Ubwo nkurikije icyo uvuze ubushatse utwereka ko umuntu wabatizwa ku gahanga imbere y'Imana ntaremerwa. Ese umubatizo niwo wemeza umuntu imbere y'Imana ko ari umwana w'Imana? Ababatijwe mu mwuka wera bashobora kugira impano bataribizwa mu mazi. Icyo cyaha bazaburana ni icyaha cy'agasuzuguro, kwanga kugera ikirenge mu cya Kristo. Nuvuga ngo n'abafite impano bazaburana. Ku ijambo ry'Imana rivuga ngo buri wese azahagara imbere y'intebe y'imanza ya Kristo kugira ngo umuntu wese ahabwe ibikwiriye ibyo yakoze akiri mu mubiri, byaba byiza cyangwa byaba bibi. Uwo muntu wemeye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza agahabwa impano z'umwuka, akanga umubatizo yawangiye iki? Hari ijambo muri Bibiliya rivuga ngo twanga umubatizo wo kwibiza? Ntarihari. Noneho rero uwo muntu hano mu Byakozwe n'Intumwa ibice 10 ku murongo wa 44 kugeza ku murongo wa 48 aravuga ngo Petero akivuga ibyo umwuka wera amanukira abumvise ayo magambo bose. Abizeye bo mu bakebwe bajanye na Petero barumirwa bose, kuko n'abanyamahanga nabo bahawe umwuka wera akaba abasutsweho, kuko bumvise bavuga izindi ndimi bahimbaza Imana. Maze Petero arabaza ati abangaba bahawe umwuka wera nkatwe ninde ubasha kubima amazi ngo batabatizwa? Ategeka ko babatiza mu izina rya Yesu Kristo, bahera ko barabinginga ngo amare y'iminsi. Bisobanura ngo umuntu ashobora kubatizwa mu mwuka wera ataribizwa, ariko ababatiwe mu mwuka wera bose ntabwo bazagira ubugingo, kubera ntabwo barinze gukiranuka kwabo. Kandi umwuka wera ari ufasha abantu gukiranuka kugira ngo barinde gukiranuka kwabo. Ariko abantu benshi bazira kutumvira umwuka wera. Icyingenzi ntabwo ari ukubatizwa mu mwuka wera, icyingenzi ni ukuwumvira. Ubwo umwuka wera baje kugira ngo abigishe bamwumvire ibyo abigisha. Bumvire. Iyo rero batumviye ubwo bashobora kuzacirwaho. Uya bararimbuka, kuko mu Matayo 7:22 harabivuga. Haravuga ngo Yesu Kristo ugazaza mu bwiza bwe ngo benshi bazambaza kuri uwo munsi bati mwami mwami, ntitwahanuye mu izina ryawe, ntitwakoraga ibitangaza mu izina ryawe, ntitwirukanye abadayimoni mu izina ryawe? Yesu Kristo ababwira ati nibwo nzaberurira ngo sinigeze mbamenya, mwumve imbere mwa nkozi z'ibibi mwe. Ibyo bitangaza byo bizahoraho, nizo mpano zizabagumaho, ariko kuko batabashije kumvira ubuyobozi bw'umwuka wera, Yesu azabwira ngo sinigeze kubamenya. Nuvuga ngo nta mbuto zagaragaye mu mpano bahawe. Urabwira iki abantu bari mu idini rya Kiliziya Gatolika, abari muri Anglikani bose babatijwe ku gahanga? Niyihe message wahitubaha? Ubwanjye ntawe nshiriyeho iteka, ariko nabigisha ko bose basubire ku itorero ry'umwimerere, kuko n'itorero ry'intumwa ryarabatije kandi bo bwabo barabihamya. Itorero Gatolika rirabihamya, riravuga ngo Kiliziya ni imwe itunganye, ni Gatolika,
kandi ikomoka ku ntumwa. Urambwira ute ko ukomoka kuri Petero? Petero yemera umubatizo w'amazi ukawanga, wamara ukavuga ngo niwe papa wa mbere ngo uramwemera, birahuye bite? Ahubwo uhanganye na Petero, ntabwo ari papa wa mbere w'i Roma, ahubwo uhanganye nawe. Ubuja utubwira ngo ukurikije ko idini Gatolika bavuga ko ari kiliziya imwe ikomoka ku ntumwa, cyane ko bavuga ko bubatse kuri Petero nkaho ari wese ubatse itorero rye, uja utubwira ngo kuba badakora bimwe Petero yakoze cyangwa izindi ntumwa zakoze, bameze nk'abahanganye nabo. Ni uguhangana kuko bari kwivuguruza ubwabo, baravuga ngo nibo bakomoka ku ntumwa kandi ntibakora ibisa n'iby'intumwa, kandi iby'intumwa zakoze ntibabikore. Si uguhangana se? Kuko aho dusomeye mu byakozwe n'umwa Petero avuga ati abantu bakwiriye kubatizwa, arababatiza umubatizo w'amazi menshi kandi bahawe impano. Nabo rero wasanze bavuga indimi bahanura, ubugenda ubabwira uti nyabo na bene data, Imana irabakunda, ariko mwibizwe kugira ngo mwinjire mu nzu y'Imana. Nibyo nahoze nkubwira nti urabibabwira ko ntabwo babishyikira, bavuga ati twabatijwe na pastor runaka, urumva ni muri Anglikani, yego twabatijwe na bishop runaka, twahawe ikimenyetso. Ndi gukosora aho nuko bavuga rero ngo twabatijwe na oya, barabyiyitirira ariko bahawe ikimenyetso n'umuntu. Noneho ukumva bahaye agaciro ibyo bishop yabakoreye kurenza uko bagacira icyo Bibiliya ivuga n'icyo Yesu yakoze. Rero abo kubibumvisha biragoye, kuko twagiye bamwe tubagerageza, urabona, kuko dukora umurimo w'ubumisiyoneri, twagiye tujya no mu ngo urugo ku rundi, tukagenda tubasobanura ati rero bene data hari ikintu kibura rwose, murakundwa n'Imana, Imana irabakoresha, ariko hari ikintu kibura, mugomba kuza gucyanuka kose mu gusohoza rero umubatizo w'amazi menshi. Ukumva kujya mu mubatizo w'amazi menshi bakagaragaza ko ari nko gukora ishyano kuba bagiye kubatizwa inshuro ya kabiri. Ati ni gute nge nagiye kubatizwa bwa kabiri? Uyu uramusobanurira, bazasome Nouveau Testament y'Ikigiriki, ntabwo icyo kimenyetso cyo mu gahanga bacita umubatizo, ni ikimenyetso kuko batigeze bibiza nk'uko Kristo yibijwe ubwe, kandi akaba aradusigiye inshingano ikomeye ngo mugende mu mahanga yose muhindura abantu bose kuba bigishwa banje, mubabatiza, ni ukuvuga ngo mubibiza. Ntabwo ari ukuvuga ngo rero abayoboke ba Kiliziya Gatolika n'ubuyobozi bwayo nibareke guhangana n'intumwa bakora iby'intumwa za, ahubwo bibizwe, hasigaye ibitorero binjire mu itorero ry'Imana. Ubushaje utubwira se ngo n'abayobozi bari hagarare nabo bajye kwibiza, nabo bibizwe, papa yibizwe, nawe yibizwe n'icyubahiro afite mu isi, nawe yibizwe, kuko na Namani yemeye kwidumbura karindwi mu kidendeze, ariko yari yananiranye. Maze ibyo ngibyo kandi yari afite igitinyire gikomeye, abakumva bari buvuga ati none akoze ishyano rikomeye, papa wacu koko watubyaye mu isi yose arajya kubatizwa. Ijambo avuze riturutse i Roma, isi yose niryikurikira. Avuga ko ahagarariye Jesus Katonda wa fe mu isi, ahagarariye Yesu mu isi, none ngo ajye kubatizwa. Bagomba kunyura mu mubatizo wa Yesu Kristo. Arega ukomeye yaba nka Namani, yaba nka Constante, none se ukomeye ko atarwanya urupfu, kandi n'umubatizo nawo ukaba uri mu gishushanyo cy'ukupfana na Yesu, tugahambanwa nawe, tukazuranwa ne mu bugingo sha, urumva ko ni iyihe nzira aba yanyuzemo. Ubwo papa batizwe, abakaridinari babatizwe, abasenyeri babatizwe, abapadiri babatizwe, ubundi n'abakirisitu babatizwe, noneho bagume mu nshingano, bakomeze gukora umurimo w'Imana, bakora umurimo w'Imana, ariko bazabimenya Yesu ataragaruka, bazabimenya. Kubera icyo uvuze ko bazabimenya, ubutumwa bwiza ntabwo bugerera ku bantu bose icyarimwe, kandi bo bavuga ko babura Imana nabo babwigisha. Iyi ngo barabwigisha, ariko abigishije ubuyobe nibo benshi kurusha abigishije ukuri burya. Kuko naje gusanga umuntu utaramenya aroroshye kumugaburira, ariko umuntu uvuga ngo yaramenye biroroshye kumuhindura. Nk'abo rero bose muravuga nka Kiliziya Gatolika bazi ko aribo ba mbere bamenye, kuko ari itorero rikomoka ku ntumwa, kandi rikaba ryarabaye yandi atarabaho. Rero niyo mpamvu navuga ngo bazamenya, ahubwo ukuri barakuzi, ahubwo barakwirengagije. Arega ubutumwa bwiza na Pawulo yavuze ngo ntibugira inkomyi, kuko ari imbaraga z'Imana zihesha uwizera wese gukizwa, ni imbaraga z'Imana. None se ukomeye arwanya imbaraga z'Imana?
ubwo na ba bandi bo muri Anglikani bajye kubatizwa, babatizwe, abibijwe bakomeze umurimo w'Imana, abatari bibizwa bakoze ikimenyetso bibizwe kugira ngo basohoze gukiranuka kwabo. Ntabwo gukiranuka kuva mu mubatizo w'amazi, ahubwo ni indahiro y'umutima uticira urubanza. Ariko Yesu niba dushaka kugera ikirenge muke, akaba yarabatijwe kandi akabigira isezerano no gusoza gukiranuka, nibabikore. Tugaruke ku isakaramento rya kabiri, igaburo ryera. Igaburo ryera mu matorero atandukanye ya gikristo cyangwa ya giprotestani bafite uburyo baritanga, bakagira n'ibyo bakoresha. Aho niho tugiye kureba. Igihe abantu bari ku igaburo ryera cyangwa bafite igaburo ryera bakoresha iki? Ni ji bakoresha, ni umugati usanzwe bakoresha. Icyo ni cyambere. Cya kabiri, barihe bandi, ni bandi barihabwa, kuko hari amadini mwenzi ya gikristo n'umuntu wese waje uwo munsi ako kanya bahita bamuha batanamuzi, kuvuga ngo ni igaburo ryera kandi ni umukristo. Ntibamuzi, nta n'umuntu batangira ubuhamya, nta muntu umutangiye ubuhamya, bagahita bamuhereza. Hari naho nigeze kujya mbonaho noneho n'abapagani binjiye bavuga ngo murabaheza kubera iki? Nabo bakwiye kurijyaho. Ni bandi bakwiye kujya ku igaburo ryera. Icyo ni icya kabiri. Icya gatatu, idini rya Kiliziya Gatolika. Naje gukurikirana mbona igihe padiri arimo gutanga igaburo ryera, akenshi uzasanga ka divayi akinywera, hanyuma akari akabiswi, niba ari akabiswi, niba ari sinzi akana baha bo bakaba bakarya. Ariko ku birebana na divayi akakiminuza wenyine, ubundi abandi bagataha ati twibutse Yesu. Sibyo ko numviseho bavuga ko mbo urabidusobanura nabyo. Icyo urakitubwira iki pase? Turabanza gusoma muri Matayo hano, ni ibice 26, dutangire ku murongo wa 17 turageza ku murongo wa 30. Ni harehare ariko dusimbagurike gato. Aravuga ngo ku munsi wa mbere wo kurya imitsima idasembuwe, abigishwa begera Yesu baramubaza bati, urashaka ko dutunganiriza he aho uburire bya Pasika? Arabasubiza ati, muje mu murwa kwa Ntuza, mumubwire muti, umwigisha aravuze ngo igihe cye kirenda kugera, ngo iwawe niho ari busangirire ibya Pasika n'abigishwa be. Abigishwa bagenza uko Yesu yababwiye, baringaniza ibya Pasika. Bugorobye yicarana n'abigishwa 12 ngo basangire. Bakirya arababwira ati, ndababwira ukuri yuko umwe muri mwe ari bungambanire. Aravuga ngo barababara cyane, baherako bamubaza umwe bati, mwami, nije? Nawe arabasubiza ati, uwo duhuriza ukuboko ku mbehe niwe uri bungambanire. Umwana w'umuntu aragenda nk'uko byanditswe kuri we, ariko uwo muntu ugambanira umwana w'umuntu azabona ishyano. Ibyajaga kumubera byiza nuko aba ataravutse. Yuda uwo wari ugiye kumugambanira aramubaza ati, mwigisha, nije? Aramusubiza ati, wakabimenye. Bakirya Yesu yenda umutsima, arawushimira, arawumanyagura, awuha abigishwa be, arababwira ati, nimwende murye, uyu ni umubiri wanje. Yenda igikombe, aragishimira, arakibaha, arababwira ati, munywere kuri iki mwese, kuko aya ari amaraso yanjye y'isezerano risha, ava ku bwa benshi ngo bababarirwe ibyaha. Ariko ndababwira rwose yuko ntazanywa ku mbuto z'imizabibu mbereye none nkageza umunsi nzasangira namwe vino nsha mu bwami bwa Data. Hano ni ijambo rivuga ngo uburyo Yesu yatanze urugero. Hari igaburo ryitwa repa agape. Ubundi umuhango w'igaburo ryera kubigishwa na Kristo, babanzaga gusangira ibyo kurya bisanzwe mbere yo kugira ngo begere igaburo, nibyo bitaga repa agape. Noneho rero isahane Yesu yagombye guhurizamo na Yuda ukuboko ntabwo ari igaburo ryera, ahubwo ni repa agape. Byanditswe hara muri Yuda ku murongo wa 12 ngo nk'abo bamwe n'intaza mu isangira ry'abera, kwabaga ari ukubanza kujonjora ni bande batumvikana mu gihe cyo gusangira kwa mbere cy'ibyo kurya. Abandi babifata nk'aho ari ibyo kurya byo guhaza imibiri yabo, bagasahuranwa.
Pawulo none akabayora akababwira ati ibi byo kurya byitwa repa agape ntabwo ari ibyo kuduhaza, ahubwo ni ibyo gutegura kugira ngo twegere igaburo twarangije kuba bamwe, kuko igihango gikomeye mu buzima bw'abantu ni ugusangira. Ni igihango nacyo gikomeye, twegere igaburo twese tumaze guhaga, buri wese iriye. Ariko bagera igihe cyo gusahuranwa, babifata nk'ibyo kurya bihoraho, barasahuranwa. Pawulo arababwira ati biriya ni ibyo kurya by'urukundo, ushaka kurya ngo ageze aho ashaka aje araririwe, naza arye kwibi ari nko gusozaho, ariko twegere igaburo twese duhuje imitima. Noneho rero ijambo ry'Imana riravuga ngo abigishwa be Yesu amaze kuvuga ngo umwe muri mwe ari bungambanire, bose uko ari 11 baravuze barahetura ati mwami ninje, araceceka. Undi ati mwami ninje, baraceceka. Uko ari 11 barangije guhetura, uko ari 11, Yuda hepfo aba ari we wasigaye kuvuga, kuko yari azi ko adahuje nawo ibitekerezo. Ntabwo yavuze ngo mwami ninje, yaravuze ngo mwigisha ninje. Aravuga ati kandi kugambanira Yesu byazankoraho, kuko bishobora kuzaja mu rubanza bizumvikane ko nagurishije umwarimu ntagurishije umwami. Kwari ukugabanya imbaraga z'icaha, nizo mpamvu atamwise umwami nk'abandi, ahubwo akamwita umwigisha. Ati bigaragare ko nishe umwigisha, nagambaniye umwigisha. Ariko ahangaha Yesu agiye gutanga igaburo ryera, urumva yahurije na ukuboko mu mbehe, ariko agiye gutanga igaburo ntabwo yabwiye Yuda ati ufite umutima mubi urangambanira, sohoka manze naho abakiranutsi uragaruka nyuma. Ntabwo yabivuze. Rwari ukuvuga iki? Ni ukuvuga ngo ijambo risohora umukristo ku igaburo ryera niryo pasiteri asomye ritongera. Noneho buri wese akinira mu mutima we, yakumva adakwiye agasohoka, yakumva kwiye akaba, ariko ntawe ukwiye gusohora undi ku gaburo. Koko ntawe ukwiye gusohora undi ku gaburo, ahubwo urigisha abakwiye kwegera igaburo uko basa. Wakumva udasa nabo yigishije, ukibwiriza ugasohoka. Ariko ntihabe intambara ngo umwe avuga ati sohoka, undi ati sinsohoka, sohoka sinsohoka, sohoka tugiye kugabura, ati Yesu uransohora ku igaburo ni ibyaso. Ayo magambo ntabanze kunyura aho hantu. Niba ashaka kurijaho ntabwo ari uzacirwaho iteka, n'uwarigiye hadakwiye. Ku ijambo ry'Imana riravuga ngo uwegera igaburo ry'umwami adakwiye, hari ibimenyetso bimuzaho kandi by'ibihano. Ni ibi: abenshi bagira intege nke, abandi bararwaragurika, ndetse abandi bagapfa kare. Niba yemeye kwirengera izo ngaruka zo kwegera igaburo adatunganye, wamureka kurwana nawe kubera iki? Yesu ntabwo yasohoye Yuda mbere yo kugira ngo atange igaburo ryera. Rero amatorero atandukanye atanga igaburo mu buryo butandukanye nyine. Bamwe baritanga buri munsi uko bateranye, abandi bakaritanga rimwe mu kwezi, abandi bakaritanga rimwe mu mwaka. Nk'abaneo apostolike ni igihe bateranye. Ngira ngo abagatulika ni buri ku cyumweru bararitanga, abapantekote ni rimwe mu kwezi, abadivantiste ni rimwe ku mwaka. Ntabwo Yesu Kristo icyo kora yatubwiye ngo muje muragera interval igihe kingana iki hagati y'igaburo no kurisubiraho, ntabwo yabivuze. Nizo mpamvu abantu bahisemo. Kandi igaburo umuhango waryo ushobora gukomera bikurikije nuko wawakiriye. Bamwe bozanye ibirenge kuko Kristo yabigenje n'abigishwa be. Uriya muhango wo kozanya ibirenge rero ufite akamaro cyane, kubera abatumvikana ntabwo bemera kozanya ibirenge, kandi abozanya ibirenge ni pasiteri ubatoranya. Hari abantu bafitanye ibibazo mu itorero bakabihisha, ariko iyo bigeze ku igaburo pasiteri akavuga ati Jarike uroza ibirenge bya mpaza ibirego, nawe mpaza ibirego woza ibirenge bya Jarike. Iyo ntakwishimiye biragaragara, hakabaho kwihadisha abantu mupfiki, bugende mu bitekerezeho. Noneho rero umuhango wo kozanya ibirenge wagiraga imbaraga zo guhishura abantu batumvikana, ariko ntabwo Yesu yawukuyeho. Nanizo mpamvu wambaye ikibazo cyiza cyane kivuga ngo kuki buri community wumva ukwayo, buri community kawumva ukwayo. Nabajije bamwe mu itorero ry'ububyutse, amatorero y'ububyutse arimo za Pentecote, kuki mutanga igaburo ntimwozanye ibirenge? Bati turi benshi.
oya muri benshi ahubwo mwakora igihe cyinshi ariko ntimwabigira urwitwazo ngo turi benshi ngo bibe intandaro yo guhindura umuhango wa Kristo Yesu. Ntaho byaba intandaro, ahubwo mwavuga ati tuzarikora 2 ku mwaka ariko turisohoze. Ku ijambo ry'Imana rivuga ngo utari umubiri wa Kristo Yesu ntanywe n'amaraso ye nta bugingo afite. Kuko ari umuhango w'ingenzi utanga n'ubugingo, tugomba kubahiriza tukawunonosora wese tukawusoza. Kuvuga ngo turi benshi se kuki mutatashaka abakozi benshi? Nico naco mugashaka abakozi benshi. Nico rero bamwe utanga uko bawumva, wenda bamwe babona ko babikoze kenshi byabahombya kuko kenshi binagurwa pastor. Ariko noneho kubyerekeye matiyeri igomba gutangwa, ubundi umuhango wa Kristo Yesu n'abigishwa urabizi ko abenshi barabanye Galilaya. Noneho rero Galilaya icyo bari bamenyereye ni ingano, igihingwa gikomeye cyari ingano. None ingano nizo ziva mu mutsima umugati. Byaje kwinjiramo bavuga ngo umugati ni ukwiriye gukoreshwa ku igaburo ryera, ariko by'ukuri ni uko ingano aricyo gihingwa cyabonekaga mu buryo bworoshe icyo gihe. Ariko wagira ubundi buryo bwo gutegura igaburo akoresheje aho ibigori biba, agakoresha akawunga yateguye neza, ashaka nako akagakaranga, nako katanga igaburo ryera. Wagira igitoke akakirema mu ifiriti akagikaranga, nacyo cyatanga igaburo. Kuko turabihamya imbere y'iteraniro ukavuga ngo uyu mutsima dufite hano imbere y'iteraniro tutarawushimira ngo dusenge Imana uracari ibyo kurya nk'ibindi. Ariko iyo tumaze gusenga wambara mu buryo bw'umwuka imbaraga z'umubiri wa Kristo. Ni ukuvuga ngo mbere yo gusenga ibyo kurya birasa. Ingano zisa n'ibigori, ibigori bisa n'amasaka, amasaka asa n'ibitoke, ibitoke bisa n'ibirayi, ibirayi bisa n'ibijumba mbere yo gusenga. Ariko nyuma yo gusenga kuko byambikwa imbaraga mu buryo bw'umwuka z'umubiri wa Kristo Yesu birahinduka. Noneho rero kuko abagatolika bakoresha ikintu cyitwa transubstantiation, hakaba na consubstantiation. Transubstantiation bakavuga ngo uriya mutsima cyangwa kariya kabiswi batanga nk'uko bivuze, iyo tugashimiye gahinduka inyama z'umubiri wa Yesu, gahinduka inyama direct. Nuvuga ngo iyo ukariye uri inyama za Yesu. Kiriya gikombe naco iyo ucegereye ukakinyweraho ahinduka amaraso ya Yesu y'ukuri tunyoye. Ariko abaporoso bose uko babyumva, kuko bizera ikintu cyitwa consubstantiation, bavuga kuri ya mutsima tuwusengera, twamara kuwusengera ugakomeza ukaba umutsima, ariko ukambara mu buryo bw'umwuka imbaraga z'umubiri wa Kristo. N'igikombe rero nuko kikambara imbaraga z'amaraso ya Kristo, ariko ntigihinduka amaraso. Hanyuma uvuze ibintu byinshi birimo ibibazo byinshi n'ibikubaze byinshi cyane pastor. Duhere kuri iki ngiki warusorejeho cyangwa warugezeho. Abo ngabo uko ari babiri, abari mukuri n'abari, abari mukuri n'abemera ko iyo dusengeye umukati udahinduka inyama, ukomeza kuba umukati ariko mu buryo bw'imbaraga z'umwuka z'umutambi wawusengeye ukambara imbaraga z'umubiri wa Kristo. Ni irihe dini ryemera ko byahindutse umubiri n'amaraso? Ni Katolike. Katolike? Ubwo nukuvuga ngo ibintu babwira abantu ni ikinyoma rero. Ibintu babwira abantu nibamara kuwusengera bya bindi basaguye, iyo ugiye kwera usanga bikiri umutsima. Kandi rimwe na rimwe ubona ibisagutse tubirya, sibyo? Hanyuma ubwo abavuga tubirya nk'inyama cyangwa tubirya nk'umukati, tubirya nk'umutsima. Ubwo bavuga yuko uwo mukata ahubwo kurya hari izindi mbaraga za Kristo wamba. Hari izindi mbaraga za Kristo, kuko Kristo utanga ubugingo yawushushanije n'umubiri we. Nizo mpamvu abatambyi biyejeje bagategura igaburo ryera, habaga mu imbaraga zitwa zisa na sheki na zabaga mu ihema ry'ibonaniro ahera cyane. Noneho rero zikaba zakora no ku muntu waryegereye adakwiye ku bwa za mbaraga za Kristo Yesu. Iyo yabaga yitunganije watagira icyaha, kuko ntabwo umunyamoko yafata umusambanyi.
uwatunganya igaburo iyo yabaga ari umukiranutsi naryo ryafataga abanyabyaha akaba iryo ryonyine rimenya kudakwiye atari abantu bagenda ngo we ntukwiye wo ntukwiye ryo rikakurobanura rija kuryegera ukikubita hasi kuko ririmo imbaraga. aho ndaje turahinjira naho warutubwiye ngo umukati ukozwe mu ngano uti cyangwa bagakoresha agatoki bakagira ifiriti, uvuze ibintu byinshi biterwa naho itorero ajya akarere riri. none pase ubwo ntabwo abantu baba bakosheje, kuko niba wowe uvuze uti hari kozanya ibirenge, abanyetorero hirya no hino mu madini bakuye uwo muhango kandi Yesu yarawukoze anabitegeka n'intumwa ze kuwukora. uti barakosheje gukuraho uwo muhango. icyo ni cyambere bafashaga gukunda kumenya ko abantu bakundanye, kuko kukoza ibirenge rimwe na rimwe abantu banze bamashosete n'inkweto usanga binuka. uwo mutumvikana rero agashiraho no kunuka ukamwoza ibirenge, byasabaga kugira ngo ugire kurenzaho no kubabarira uwo nubikoreho. ubwo ni ikosa rya mbere kuba hari amadini amwe yabiretse. hari amwe. icya kabiri, hari amadini amwe akoresha udukombe twinshi mu kujya ku igaburo ryera kunywa iriya divayi. kwa papa cyangwa kwa padiri twabonye ko ahubwo afata agakombe kamwe akakaminimizamo abandi bagasangira umugati. ese abakoresha udukombe twinshi nta kosa bafite? abakoresha agakombe kamwe si baba bari mu murongo kwezi bakoresha igikombe kimwe bakagenda bagihererekanya? ubundi igikombe Yesu yakoresheje ntabwo cyari plastique. ni ukuvuga ngo niba Yesu yarakoresheje igikombe kimwe tugakoresha bibiri muri plastique tuba tugize amakosa. ni ukuvuga ngo uwakoresheje bibiri bwinshi bitangira kuri kabiri. ubundi Yesu niba yarakoresheje igikombe kimwe bari bakwiriye gukoresha n'ubundi kimwe cyaba plastique ariko kigakomeza kikaba kimwe. ariko n'abanga udukombe duto usanga bakoresha ibikombe bya plastique bakarenza kimwe, bakagwa muri rya kosa bashaka guhangana naryo. kuko nk'itorero rimwe rikoresha igikombe cya plastique usanga ryakoreshe 3, 4, 5, kuko nka rimwe umudugudu wa Kibagabaga wakoresheje 8 babandi batemera udukombe. ubwo ni abasohotse muri ADPR. oya ni umuriro wa Pentecote. oya ntari umuriro, ndavuga ADPR ya Kibagabaga. bakoresha igikombe bakigumyeho ariko bakoresha 8 ariko kuko bingana ari binini bakagira ngo bakibira ko bitandukanye na turiya duto. ubwo urumva byo atari kimwe, atari nk'abari bakoresha dutoya. nicyo kimwe kuko nabyo birenze kimwe. twebwe turi ku gikombe kimwe. bo bari ku bunini. none se pasi bo bari ku bunini ariko biregagije ubwinshi. voilà. none se twebwe turi kureba Yesu ni kimwe yabahaye baragihererekanya. none bo bafashe ibikombe 8 ngo ni cyangwa 3 ntibashaka bafite 2 ntibashake bibe 2 ariko byahushanije. byahusanyije. none se ubwo bari mu murongo. oya ariko bagaseka udukombe nyine ngo two ni twinshi ngo kandi ngo hari ngo hagaragayemo kunena ntabwo ari ukunena oya. none se paze mana we ibi rero ni gaburo ryabyo rero ni birebire. hanyuma no kuvuga ngo aba bantu barimo gukoresha ibikombe 8 abandi bakoresha udukombe twinshi abandi kimwe abahagazemo neza nabaye. abahagazemo neza ni abafite umutima uticira urubanza. nge niko navuga kuko nico kimwe Yuda akigiyeho ari kimwe kandi afite umutima w'ubwicanyi birashoboka. aho duteje confusion. kubera iki? uravuze uti umuhango wa mbere hari abawirengagije kandi ni ikosa. ni ikosa. umuhango witwa kozanya ibirenge. hakaba umuhango wa kabiri, hakaba ikindi Yesu yakoze muri uwo muhango cyitwa gufata igikombe kimwe akagereza imwe bakagisangiriraho. none amatorero amwe namwe yarabyanze. bamwe bati ni ukunenana, abandi bati wenda birazana indwara n'ibindi. hanyuma bafata ibikombe byinshi, buri wese afata agakombe kamwe
n'undi afata ke n'undi afata ke n'undi afata ke tungana n'abakirisitu. hakaba abandi noneho utweretse bo bafite ibikombe 8. Yego, ahandi Ese- bitatu, ahandi bitatu. ese uwo muhango wa Yesu urumva batawirengagije bari mu ikosa cyangwa nta kosa bafite? Nabo bafite ikosa, uwaregeje kimwe wese yakwemera ibije. aha Uwaregeje kimwe niyemere byose. aha icyo ni icya kabiri, ubwo nabo ni abanyamakosa. Yego. ikindi icyo bagomba kunywa ni iki? ni ji, ni ibiki? kuko njya numva muri Kiliziya Gatolika ho bakoresha divayi, Yego. ariko divayi ngo ihiye, ya yindi yahiye. Yego. bakoresha wayini ihiye, ntabwo ari ibintu byo kuvuga ngo ni agatobetobe. Yego. Ya. noneho abantu iyo bajya ku igaburo ryera bakoresha iki? Iyo bari kugaburogera bakoresha icyaboneka kitabaruhije. Ni ukuvuga ngo niba bafite agatobe k'ibitoke bakamye, bashatse bagakoresha batagiye no kugura iyo divayi, kuko nayo ihinduka amaraso ya Kristo kwambara imbaraga tumaze gusenga. Ni ukuvuga ngo n'agatobe kateguwe neza abakristo bakifashisha, kuko kambara imbaraga z'umubiri wa Kristo bamaze gusenga. Kuko twabivuze ngo kagatsima k'ibigori utagira umugati uri mu gihugu kitagira ingano, nako wakifashisha wamara gusenga akakambara imbaraga z'umubiri wa Kristo Yesu. aho rero niho naringeze nanone. Yesu mu muhango yakoze w'igaburo ryera yatanze umukati ukozwe mu ngano. none paseri wowe uravuze uti yakoresha umwumbati, yakoresha igitoki, yakoresha iki, nta kibazo. ese aho ngaho none bakoze kosa ko batari gukora ngo bakoreshe umukati Yesu yakoresheje ukozwe mu ngano? Kandi ingano zidahingwa hose, nicyo nashatse gusobanura. aha icyo ni icya mbere. icya kabiri uravuze uti bakoresha umutobe mu birebana n'intuza n'amaraso ya Yesu. N'amaraso ya Yesu. Yesu yakoresheje umutobe wo mu nzabibu ariko utukura, sibyo? usa n'amaraso, kuko n'ubundi ari amaraso yagiye gutanga. none uravuze ngo abantu bakoresha umutobe, kandi umutobe n'umweru, ntabwo ari umutuku. ese aho ntabwo none bishe umuhango wa Yesu? Oya, icyahindura umutobe umutuku ntabwo cyava kuri. Ari umutobe ushobora gushiramo nka twatuntuza bombo, hari bombo zihinduka umutuku zikamuye, none bakazishira muri wa mutobe, bakawutegura ariko ari umutobe, bagahindura ibara. Ariko Imana ireba igihingwa kiri aho ngaho yabyemera, kuko i Galilaya bahingaga ingano kurusha ahandi, akaba arizo ziboneka, akaba ari byo kurya bisanzwe. noneho rero barawukoresha atari uko bavuze ingano ziruta ibindi, kandi Bibiliya ni kereri irabyemeza ngo tutarasenga ni ibyo kurya nk'ibindi. Nizo mpamvu navuze ngo amasengesho wakora ikindi kintu kiboneka hafi ariko kikabasembore, kuko cyamba mu bya Kristo mumaze gusenga. umaze kutwereka muri Bibiliya aho Yesu afashe igikombe aragishimira, agihereza abigishwa be, baraherekanya ati nimwakire mu mwere wo mwese, aya ni amaraso yanjye isezerano yose agiye kumeneka ku bwa benshi ngo babarirwe ibyaha byabo. muri Kiliziya Gatolika padiri afata umukate abantu bakaryaho, ariko iyo bigeze kuri divayi uzasanga kenshi abantu batayibonaho. hari aho babikora rimwe na rimwe, akaba ahandi batabikora. ese ibyo birakwiriye ko abantu bafata umugati bakawurya, ariko bagera kuri divayi ishushanya amaraso ya Yesu Kristo ntibayafate? dore ko bo banavuga none ko ari byo byanyabyo biba byabaye byanyabyo nk'uko babitubwiye. niba bavuga ngo aya ni amaraso ya Yesu koko, kuki ayanyweye wenyine ntahaye n'abandi ngo bayanywe? Ni ukuvuga ngo yita ubutambye mu cipo cya Kristo. uwo nguwo ufata ka divayi wenyine yiyita umutambyi mu cimbo cya Kristo. kandi none yamaze kwiyita umutambyi muri ya sezerano rya Vicarius Filidei, ko iyo yicaye mu rusengero atibesha agahinduka umuhuza w'Imana n'abantu, ubwo tuba tubaye ingingo z'umubiri we, kandi iyo umutwe wanyoye byinjira mu mubiri wose. none se pase ikivuze wenda reka nyumve muri iyo filozofi uvuze, ariko reka tugaruke hano. Yesu hari urwegeze anywaho, we atweretse ko yagifashe akagishimira akabahereza. none uriya waraby'inywereye, none ngo uko ari umutwe abandi bose bagiye mu Yesu ntabwo yanyweye, ubwo banywereye muri n'abayobe.
ubwo se urumva basi ubwo noneho nawe nabireke kunywa avuga ati byarangiye ahubwo babifate mu buryo bw'umwuka noneho. none se izo ntama abo bakristo bicaye imbere ya padiri arimo gukora ibyo ngibyo imbere y'Imana baremewe? Imbere y'Imana kuko bishe umuhango wa Kristo ntibawukoreshe nk'uko Kristo yabikoze, bafite urubanza. Kuko yaravuze ngo nimutarya ngo munywe nta bugingo, ngo ariko nimurya mukanywa burahari. ubwo urumva rero ni ikibazo, bo bararya gusa ntibawunywe. aha tugaruka rero none ako kandi reka wenda ngira ikindi nkubaza. ni ukuvuga ngo watweretse ko igaburo ryera buri wese yemeye kurijyaho. Buri wese yemeye kurijyaho. Icya pasiteri ni ugusoma ibigaragaza abakwiye kurijyaho. none se pasiteri, yego, hano watweretse ko Yesu yari yihereranye n'abigishwa be, yego, kwa ntuza mu cyumba cyo hejuru, yego, nta wundi muntu agomba kuhinjira. yari ari kumwe n'abantu be yitoranirije intumwa ze. nyamara hari n'abakristo benshi bari baramwizeye birirwaga bamwirukanka inyuma, bo ntibari bahari, ahubwo niwe n'intumwa ze 12. uduhaye urugero rwa Yuda uti Yesu yari yamenye ko agiye kumugambanira ariko ntiyamuhejeje ku igaburo ryera. ubu uduhaye urugero rw'uko ushaka kutwereka ko igihe cyose abantu bari mu matorero yabo bagiye ku igaburo ryera n'umupagane akaba yinjiyemo akaba atarabatizwa akaba atarakirwa mu itorero, nawe igihe batanze igaburo ryera nawe arijyeho. Ikibazo ntikiri kuri uwo mupagane wegera igaburo, ikibazo kiri ku utegura igaburo. kuko nakubwiye ko ikintu cyitwa shekina, imbaraga z'Imana zinjira mu mubiri wa Kristo n'amaraso ye, ntabwo zakwemera ko uwo mupagane abyegera niba byateguye n'umukiranutsi. urukumva? Yesu yari Imana we arabimwemerera kugira ngo yinire, yibaze, yihane. ariko igaburo ryera ico umutambyi ashinzwe ni ugusoma, gutongera no kuvuga ingaruka zaza kuwaryegera adakwiye. ariko nta ntambara ikwiriye kuhaba ngo uvuge ngo ntaho tukuzi uturutse, kuko baratangaza kuvuga ati tugiye kwegera igaburo ryera kandi ni sembore y'umubiri wa Kristo Yesu n'amaraso ye. Hani wacu abegera igaburo ni abadafitanye ikibazo n'itorero, niko batangaza. Abashitsi rero ntabwo tuzi iyo muturuka. namwe iyo muturuka niba udafitanye ikibazo n'itorero na hano uremewe, kuko ubwacu nto twashobora kumenya ko ufite ikibazo tutakuzi. ariko nibiyumva mu mutima wawe ko nta cupfa n'Imana, ngwino. ariko niwumva ko hari icupfa n'Imana, ni kimwe n'uwacu nawe ugira icapfa n'Imana ntabwo aryegera. ariko singiye kuguhagurutsa cyangwa ngo nuza mvuge ngo jya naho navugaga. hari amatorero amwe namwe ibyo atabyemera uvuze, ahubwo bavuga ngo uriya muntu ninde umutangira ubuhamya umuzi. Wala kumumenya rero nta kindi no kumenya ngo se yarabatijwe. kumumenya no kuba mbese afite ingeso nziza nabyo ni ibintu bibiri ubundi. ni cyambe no kuba yarabatijwe yemeye kujya muri ya community gitubwira akaba yarakiriwemo. cya kabiri ni ukuba hari umutanyi wawe bati nta ngeso mbi agira, wenda ntaganywa inzoga, ntasambara, ntagira gute, sibyo? ninde muntu uri hano wamutangira ubuhamya umuzi? iyo abuze ntabwo umuntu bamuhigaburo ryera, ntabwo bamuhigaburo ku matorero amwe. namwe ubwo nanjye niyo mpamvu navuze ngo hari bamwe n'abapagani bose barimo aho ngaho bavuga ati wowe ubishaka rijyeho. aha none pase kuri kutwereka ko abo ngabo bari bushyigikiye, aho harimo leadership. Yesu afashe ubuyobozi bwe, afashe abigishwa be, abajyanye mu cyumba cyo hejuru bariherereye, nta bintu by'akavuyo, nta bandi bantu baje ngo nabo baze kurya, kuko turiya tuntu turaryoha. nta muntu n'umwe utaza, n'abana baza bagahita binjiramo n'abaki bose mu muhanda bakaza ati tugiye kurya kuri karakana. ariko Yesu arabihereranye ko hari ikintu gikomeye agiye kubabwira, kandi icyo kintu gifite agaciro imbere y'Imana, kuko nicyo agiye gukora gikiza abari mu isi yose. niyo mpamvu nta bandi mu bigishwa bose bamukurikiraga nta wari uhari, ni intumwa ze yatoranije. noneho uti rero pasiteri we niyigishe mu gihe abantu bose bari aho ngaho, niba umutima utamucira urubanza arijyeho, n'aba bana ubwo barimo nabo barijyaho, na wa muntu waje yisindiye inzoga umwuka amuzanye wenda ngo aze gukizwa, ubwo nawe ararijyaho, kuko nawe nabona ka divayi kari hariya cyangwa agatobe akabona umugati, ntabwo agenda atawuriyeho kuko uraryoha, rega ni ibiryo.
ntabwo abantu bose barijaho kuko iyo umaze kuvuga ngo mwinire kandi ngiye kubarondorera ingaruka ziza ku begereye igaburo badakwiye ngiye bahora barwaragurika. Ninde wakwishimira kurwaragurika? Bagira intege nke. Ninde wakwishimira guhorana intege nke? Bapfa kare. Wagize ngo ubivuze neza baza. Aha, ni ukuvuga ngo hari amadini amwe n'amwe Ego. bo babanza gusoza iteraniro rya mbere. Ego. Rya rindi riri rusange ririmo n'abaje gukizwa bose n'abashyitsi n'abaki bose bakavuga ati rero iteraniro rya kabiri turajya ku igaburo ryera. Ubwo bajya ku igaburo ryera noneho ni abantu bo kuri iryo dini, iryo torero nyine icyo gihe bigiye mu dini. Noneho abo nibo bari bwemere gusigara, abashyitsi batahe. Ego. Hanyuma babapagani bakijijwe uwo munsi batahe kuko ngo bemerewe kujya ku igaburo uko babatijwe. Ego. Abana batahe tujye ku igaburo ryera. Icyo urakivuga iki? Biremewe cyane ibyo? Ibyo biza mu nyigisho rero kuko umuntu utabatijwe ubundi nawe ntiyakenera igaburo utabatijwe. Ariko abashitsi baturutse mu yandi matorero atandukanye iyo bafite umutima uticira urubanza ni abakristo nk'abo ngabo. Ibi nabikubajije nshingiye kuri ibyo byose n'abapagani batabatijwe bose baje gukizwa. Niyo mpamvu ushaka kubimenya kuko nari nkubwiye nti umugati uraryoha, divayi iraryoha cyangwa se n'uwo mutobe. Ariko batanga gake. Hari umuntu ushobora kukabona cyane rwose akari akantu gatera n'amatsiko menshi. Uzi umuntu wese kuri afite amatsiko ati kaneye ukuntu babigenza nanjye ryo numva uko kameze. Ariko iyo katongereye gatera ubwoba. None se ntubona ko hari abakristo nabo batahagariswe mu itorero batinya umutongero bagasohoka? Bariya bo barabyumva cyane ariko bitandukanye n'umupagani we wiyizemo aho ngaho. Uriya we hari igihe tabagaje bati nanjye nakaryoho numve nako kana barokore barya. None se umushumba bayavuze ngo abegera igaburo n'ababeze bati. Ubwo nukuvuga ngo we icyo urimo kutwereka nta n'uwo wakwire kuvuga ngo barashyiraho iyindi saha y'abantu begera igaburo ryera. No muri rya teraniro bashobora bakomerezaho umuhango. Ariko watongereye. Ubwo ndavuga rya teraniro ryo kubwiriza abantu bakihana bazaje gute nakomerezaho uwo muhango akavuga ijambo ry'Imana kerekana bakwiye kurijyaho n'abatarijyaho n'ingaruka zibaho. None akavuga ati noneho uwibonye mu badakwiye nagende. Niko niyo none se ko numva byaba bibaye akavuyo bitandukanye n'icyo Yesu yakoze. None se Yesu yasohoye umuntu? Yesu we hari abandi bamukurikiraga ari benshi. Abo ntago bamenye icyo agiye gukora. Ahubwo yihereranye n'abigishwa be 12. None icyo gihe twatoranya abayobozi akaba aribo barijaho abayoboke ntibari. Oya kuri Yesu barasa ntabwo baraba abayobozi. Nabo nabigishwa be ariko arimo gutoza ngo bazabe intumwa zijyana ubutumwa bwiza. Abavanye muri babandi benshi bamwirukankagaho ajyanye bariya bonyine. Nkuko tubona abantu bamaze kwizera bakabatizwa batandukanye na babandi bose baza guterana ku cyumweru. Niyo mpamvu uvuga ngo ahubwo n'ubundi bagakoze icyo ngicyo bakihererana abo bantu kuko aribo bakijijwe kandi bari gutozwa kuzavamo intumwa za Kristo. None so mwiherero wasobanuraga ko abatawugiyemo ari uko batizeye cyangwa kuko iyo biba bityo na Yuda ubwe yari afite ikibazo cy'ikizinga na Yesu aramureka kuko ibiba ku muntu wegera igaburo adakwiye ntibiba ku mutambyi ngo abe ari we bibabaza, ahubwo urabasomera ukarangiza inshingano yawe uwo bizabaho akaba arenze kuri rya jambo. None ubwo ngira ngo ntihakabaye guhangana mu gusoza kuri ingingo y'amasakaramentu abiri twaturi kwiga amasakaramentu yombi ni ingenzi ku mukristo wese ushaka kugira ubugingo buhoraho muri we. Ayabiri umubatizo n'igaburo ryera, utegeye umubiri wa Kristo wegera amaraso ye nta bugingo afite kuko dufite isezerano ko iyo tuwegere tukegera amaraso ye dufite ubugingo buhoraho. Ubwo rero nagira inama buri abawusuzugura, arega n'abakristo batahejwe benshi bose ntibawuzaho, harabatese ni ngombwa icyangombwa ko ari ukureka icyaha, ariko ijambo ry'Imana avuga ngo niba Kristo yarabikoze kandi akatwereka ko harimo inzira y'ubugingo urabyangira iki niba ukunda Kristo. Ariko pase Yesu yaravuze ngo mujye mubikora gutya kugira ngo munyibuke. None se utagiye kwigaburo ryeruka komeza kwibuka Yesu hari ikibazo?
ukamwibukira kuki ko nakubwiye ko ukamwibuka usoma ijambo ry'Imana warangiza ukibuka kandi navuze ko yapfuye. gusangira biri mu bihango bikomeye bihuza abantu. Kwibuka Yesu Kristo, hari ijambo Pawulo yabwiye Timoteyo ngo ujye wibuka Yesu Kristo wavutse mu rubyaro rwa Dawidi. None uwo Yesu Kristo tugomba kumwibuka gusa, ariko tugiye kwigaburo ryera ntabwo iteka ryose usabwa kumwibuka. Ariko isezerano rya mbere ni mukore mutya kugira ngo muje munyibuka. Yesu yatanze igaburo Pawulo atarandika, atanarakizwa. Urukumva rero nabaza kubikombozaho uje wibuka, ariko Kristo yarabitanze ngo abantu baje bakora rero kugira ngo bamwibuke. Mu gusoza uragira hiye nama nibuza ibyiciro bitatu. Icya mbere ni abantu bafata igaburo ryera, uriya mukati, iriya vino cyangwa se wenda uriya mutobe n'ibindi, bakabihindura umubiri n'amaraso bya Kristo, ku buryo n'ababyakira nabo bumva ko babiriye. Abo bantu urabagira inama. Icya kabiri uragira iyihe nama aba bantu bahora batesha agaciro igaburo ryera batabyitayeho, bakora iki? Kuko icya mbere ubundi bikavuga nk'ibintu bine. Hari abatita ku igaburo ryera, hari abahora bavuga ngo njye nakoze ibyaha sinarijyaho, hakaba abandi noneho bo barijyanaho ibyaha, ugahita urijyaho rwose ntibigire icyo bimubwira akarijyaho. Hakaba noneho undi we wabifashe nk'ibintu bidafite agaciro rwose, mbega kuri we nta ni ibintu bisanzwe. Ababura babwira iki? Kuko n'ibindi byo kubabwira abantu bavuga ko umugati iyo bamaze kuwushimira uhinduka inyama, barabesha. Ntibahindure bavuge ko wambara imbaraga z'umubiri wa Kristo, bahindure. Na divayi nayo ikoreshwa ntabwo ihinduka amaraso, kuko iyo barangije ku umuhango w'igaburo ntabwo usanga ari amaraso, ahubwo usanga ari ya divayi. Ni ukuvuga ngo aba yambaye imbaraga z'amaraso ya Kristo Yesu, biyumvemo ko basangiye na Kristo kubwo kwizera guturutse ku mutima wabo, ariko be kumva ko bariye inyama z'umuntu. Kuko hano Yesu yavuze ngo ni urwibutso. Ni urwibutso. Noneho rero abandi nagira inama, babandi barisuzugura, barijyanaho ibyaha. Abandi babura bavuga ngo tutura abanyabyaha ntago narijyaho kubera ari amagambo pasiteri avuze cyangwa bishop runaka, babura bagiye na oya. Iyo wumvise uciriweho urubanza urihana, niko gukira k'umuntu. Naho guhunga nta herezo ryabyo, uri mu nzira yo kurimbuka. Ikindi noneho rero babandi bavuga ngo kurizaho badakwiye, ndagira inama cyane cyane nk'ubuyobozi buba butangiye igaburo, byari rikwiriye gutegurwa ku buryo hashobora kuba n'ikimenyetso kugira ngo abantu baryubahe. Buriya Ananiya na Safira bazanaga imitungo ku birenge by'intumwa, byari bisanzwe nk'itegeko ry'itorero. Noneho rero bamwe batangira kugira ishari ryo kuvuga ngo bamwe bari kuzana bike, abandi bakazana byinshi, kandi basangirira hamwe, bamwe bagahenda abandi bakarira mu bandi. Ariko kuko hari imbaraga z'Imana, n'ababyakiraga bakaba bari baritunganije ntaco bapfa n'Imana, bageraga imbere ya Petero yavuga ati, Ananiya, aya mafaranga umpaye ndayabaze. Niyo babahaye kuri ya sambu kuko yabaga byeretswe. Yavuga ngo nibyo, akaba yikubise hasi. Icyo nacyo cyari ikimenyetso kigaragara ko n'uwateguye nawe afite ubusabane buhagije n'Imana. Noneho rero abandi baraza nyine bakavuga ngo barabikwiye badakwiye. Nta kibazo wewe utangiye igaburo ufite, ariko uwo muntu afite urubanza, kuko wowe ntiwamenya ngo yafite icyaha kitatuma yegera igaburo, ntiwabimenya. Anabyanze ntiwabimenya. Ushaka kutubwira ngo rero abantu batanga iryo gaburo ryera imbere ya byose bagomba kuba bafitanye communication hagati yabo n'Imana cyane, bagashakisha ubusabane hagati n'Imana, hakagira n'icyo Imana ibabwira kuri abo bantu begera igaburo. Wari babifashe nk'imihango gusa, ni nk'umuhango, ni ibintu by'imihango. Bati ni Bibiliya turayifite yo kubisobanura gusa. Urumva atari ikibazo pastor? Naco bari bakwiriye kwiyegereza Imana, hakaba ikintu cy'ikimenyetso gishobora gutera ubwoba. Buri ijambo ry'Imana rivuga ibya Ananiya na Safira. Petero yinjiye mu rusengero, hari harimo intumwa nyinshi n'abigishwa, arababwira ati, mubonye bibaye kuri Ananiya na Safira?
mu gatabo kanditse kumenya Bibiliya yawe, urupapuro rw'134. Mubonye ibibaye kuri Ananiya na Safira, bati muzi ko biturutse kuki? Bati ntabwo tubizi. Abandi bati ntabwo tubizi. Bati nuko bagurishije isambu bakagabanya ku biguzi bakazana igice, twababaza bakavuga ngo ntibagabanije. Suko twari tubikeneye, suko bitari ibyabo, ariko bahangaye kubesha imbere y'Imana, babesha Imana. None niba hari undi wakoze ibisa n'ibyananiya na Safira kugira ngo bitamubaho ibisa n'ibyabaye kuri bo, natunganye hakiri kare. Ijambo nani ako gatabo karavuga ngo barirutse baja kuzana na bibyo bari bashigaje. Okay, pasi turagushimiye cyane kubwaya masakaramentu abiri twize, kandi ngo ubwira uwumva ntavunika. Murakoze. Hanyuma mu gusoza reka utange address yawe ku muntu wagukenera, kuko abantu benshi hari ibibazo byinshi bagenda bagira abe yakubaza. Ni Pasteur Mpazibirego umaze gukora ikiganiro hamwe na mwene data Jarike. Pasteur Mpazibirego nimero ya WhatsApp ku bakeneye gusaba ubusobanuro bundi ni 078 669 669 nsubiremo 078 669 669 078 669 Imana turagushimiye, turaguhimbaje, uri Imana ikomeye, uri Imana igira imbabazi n'impuhwe ku bantu bayo. Turangije gusangira ibyo kurya byera amagambo ye, kandi waravuze ngo umuntu wese ufite inyota aja kwegera abakwizera imigezi y'amazi atemba iva mu nda yabo. Ndabwira abari mu duce dutandukanye mu mahanga yose, abakurikira iyi channel ya Lion TV, kugira ngo ubutumwa bwiza buhageze tubashe kubusangira kandi butunezeze, buhembura imitima yacu, haza ubugingo bwacu, kugira ngo Yesu nagaruka twese tuzagaragare ko twabyubahirije, twamukurikiye, maze duhabwe ubugingo buhoraho mu izina rya Yesu. Amena. Reka tugushimire muvandimwe kandi nshuti y'Imana, wowe arukuri iki kiganiro. Turagusaba gusharinga ubutumwa bwiza ku nshuti zawe, kugira ngo ubutumwa bukomeza kwira kugeza ubwo buzagera ku mpera y'isi. Hanyuma ikiganiro nakagaruka.